Banje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. Ikaze kuri Cecile Show TV. Mwabibonye rero tugiye guteka isosi y'ifi, agasosi ko guhuta k'ifi. Nk'uko mumaze kubimenyera rero, ndashaka hano kubereka uburyo wasasa agatanda ko kurambikaho ifi. Icyo bidufasha nuko ifi yirambitse ku gatanda uyitogosa neza ntize gufata mu isafuriya hasi, ikindi kandi ntishwanyagurike, igashya neza, ibimeze nkaho iri guhishwa n'umwuka, iba ari ifi iryoshye cyane. Aha rero maze gusasamo agatanda, ni ukuvuga mfata utumushikake, turiya duti bakoresha botsa burusheti, akaba ari two nkoresha nsasa mu ntuze mu isafuriya. Urakavunamo ukarambikamo, ugasa nk'ukora agatanda, warangiza ugafata ya fi yawe ukayirambikaho. Aha ntago niriwe mbereka uko boza ifi, kuko muri videwo ishize naberetse uko ifi bayitunganya. Aha rero nifuje kubereka uburyo watogosa ifi ushaka isosi yo kunywa yo guhuta. Hari ukuntu uba wumva ushaka agasosi ko guhuta ufite ifi mu rugo, ukumva nyine ukibaza uko ubigenza, ariko ifi nayo ivamo agasosi keza kandi ko guhuta. Si ngombwa ngo inyama cyangwa imifupa, n'ifi nayo irabigira. Aha rero maze gushyiramo tumerike n'umunyu, ngiye gukurikizaho boyiro y'ifi. Aha nifuje kuyitogosanya na boyiro y'ifi kugira ngo tuno turungo twinjiremo neza mu ifi. Kubera ari isosi yo guhuta, ntago ndi bukoresha ibirungo byinshi cyane, ndakoresha bike. Aha rero mu gihe ntogosheje ifi imaze gushya, ahangaha nkurikijeho gukaranga ibitunguru. Ngiye gukora isosi yo gusuka muri ya fi. Ngiye gukaranga inyanya zo gushyira muri ya fi kugira ngo igire uburyohe bwinshi kurushaho. Aha ndabibutsa ko gutogosa ifi uyitogosa igihe kingana n'isaha yose, kandi nta kiba, nta nubwo ishwanyagurika. Ni byiza kuyitogosa isaha yose kubera ko bituma umuhumuro w'ifi, ka kanuko k'ifi, usanga nimba twariye ifi mu rugo, mu nzu hose hari guhumura amafi. Iyi fi iyo uyitogosheje igihe kingana n'isaha, cyane cyane tirapiya, ntago ari amafi yose, ni tirapiya, n'amahwa nayo arashya ku buryo nta kibazo na kimwe ugira, ntago ihwa ryapfa kukwica uko ryiboneye. Ikindi nacyo kuyoza, kuriya nababwiye kuyoza nabyo, ukuraho ariya mahwa yose yo ku mpande n'amababa, bituma isosi itajyamo amahwa menshi, nyine ngo usange isosi yuzuye amahwa. Turakomeje no gukora rero isosi yo gushyira ibirungo byo gushyira muri iriya sosi twatogosheje. Aha rero nshyizemo puwavuro y'icyatsi ndetse n'iy'umutuku. Nibimara gushya ndahita nshyiramo inyanya. Ni ukuvuga mukurikire murebe uko ndi bubikurikirane, ni ibintu byoroshye cyane, ni akavidewo gato nashatse gukora ngo mbereke. Iyi sosi ndabibutsa yuko umwana uwo ari we wese kuva ku mezi 6 yayirya, ariko nkwibutsa ko iyo iri buyiheho umwana nta gushyiramo umunyu. Oya, umunyu urawureka ukaza kuwushyiramo, urabanza ukamukuriraho, hanyuma ubyanyu mukaza gushyiramo umunyu. Mbibibutse, umwana w'amezi 6 utaragira amezi 9 ntago arya umunyu. Ku w'amezi 9 nawe arya gake cyane katumvikana. Rero kuko utabasha kugapima, beta wakihorera. Twakomeje, hashyizemo inyanya rero. Ikigiye gukurikiraho ni ukureba nimba zahiye, nasanga zahiye nkazisuka muri wa mufa twatogosheje w'ifi. Ni ukuri ndababwiza ukuri, umufa w'ifi uraryoha cyane, ihumura neza, kandi murabizi ko ari n'intungamubiri. Ubwo rero ukeneye agasosi ko kunywa ufite ifi mu rugo, ntibigutere ikibazo, uhita uyifata rwose uyitogose, uraza kugira agasosi karyoshye. Kandi iyi sosi ufite n'ubugari wayirisha, cyangwa se uturayi, cyangwa icyo ari cyo cyose ukunda, iyi sosi ushobora kuyirisha ibyo nkubwiye ibyo ari byo byose. Ariko ahangaha icyo ngamije ni ukukwereka uburyo watogosa isosi yo kunywa yo guhuta ukoresheje ifi. Aha rero nshyizemo udutungurusumu. Agatungurusumu urabizi ko gahumuza isosi, kandi tungurusumu ndabibutsa kuyishyiramo nyuma kugira ngo ibashe gukora neza mu isosi.
Murabibona ukuntu inyanya zimeze, inyanya nizimara gushya ubu nyine tayari hagiye gukurikiraho kubisuka muri uriya mufa twatetse. Ndabibutsa ko mu gikoni tuba tugomba gukoresha amazi ashyushye. Iyo utetse jya ugerageza uteke n'amazi yo kuza gusuka mu byo utetse. Igihe cyose utetse nyamuneka jya wibuka ushyiremo amazi ashyushye. Impamvu tuba tugomba gukoresha amazi ashyushye bituma ibyo utetse bidasubira inyuma kandi ugakoresha igihe gitoya mu guteka. Niba uba uri gukoresha umuriro cyangwa gaze bituma ukoresha igihe gitoya ntukonsome umuriro mwinshi cyangwa ngo ukonsome gaze nyinshi. Ni byiza rero ko twajya dukoresha amazi ashyushye kugira ngo bigire vuba. Igihe cyo kubisuka rero muri wa mufa wacu kirageze. Murabibona ya fi yacu uko yabaye, yahiye, iri guhumura, imeze neza. None ubu dusutsemo na ya ntuze na bya birungo tumaze gukaranga. Murabona ukuntu isa neza cyane. Ndababwiza ukuri iraryoha pe. Muzabigerageze mumbwire kandi ntago mujya mu ma feedback. Nyamuneka mujye munyandikira muri comment mumbwire uko mwabonye iyi video, mwabonye ubu buryo, n'umuntu wabigerageje nawe atubwire uko yabibonye, atubwire nimba byaragenze neza, nimba yararyoheye nkuko natwe twaryohewe. Tayari isosi rero irahiye, murabona n'agasosi keza karekuye, umva kararyoshye mana yo mu ijuru. Si ubu mwazagerageje koko. Akarungo ka nyuma njye nshyira mu ifi rero ni timayi. Timayi mumaze kuyimenyera mu ifi irahumura mana yanjye. Noneho wayiteka muri lentille cyangwa mu mboga, mama. Time ni ikirungo cyiza cyane gihumura neza, kiryoshya ibiryo. Tujye duteka turyoherwe bavandimwe. Ntago bihenze, nta nubwo ari ibintu byinshi, nta nubwo biba bikeneye ngo tujye muri resitora, wenda twajya ari nko gutembera, ariko mu by'ukuri nawe wateka amafunguro meza cyane kandi aryoshye mu rugo pe. Mwakoze kubana nanjye. Wowe ugeze kuri Cecile Show TV bwa mbere, turagushimiye cyane. Mwe tubana umunsi ku munsi ndabashimiye cyane. Mwe tumaze guteka n'ifi ikaba ihiye isa neza iryoshye, mwakoze kubana nanjye. Murabona ko imeze neza, dore umufa wacu nawo ukuntu umeze neza, ni agasosi karyoshye cyane. Ndabibutsa ntimwibagirwe gukora subscribe, wowe utarayikora nyamuneka ntiwibagirwe. Umuntu video yashimishije akore like. Bye bye.